kuba mvuga ubutumwa ntabwo bivuze yuko ndi perfect. Nshobora gukosa pe ngakosa n'undi wari wese n'umupasiteri n'abandi bose. They're not perfect. But the thing about growing spiritually is to know that everyone is not perfect. Gusa nyine inzira yo gukomeza ugahimbaza yego niko gukora. Amen. Amen. Aho abandi baguye ngo nawe ufatanye nawe ukubaka. Hagurutsa ahubwo ufatanye n'abandi bagurutse. Kuba ngiye nakora nabi none kubizunciramo. I'm a pastor. Do you know that? You're trying to push that thing. How many minutes we've talked about exes? Hey, Jesus, yo. Okay, ibintu tumaze kuganira niki biraza gufasha community kubijyanye n'aba exes tumaze kuvugaho. Jesus, can you skip another question? What is wrong with it? Another ex question. Jesus. What's up, ladies and gentlemen? Welcome to JephGadi TV. Nanashimira umaze ukanda kuri subscribe, like na share. Na utari wakanda ndagushishikariza kwakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Yari iminsi myinshi nanga ibiganiro bitandukanye, ariko kano kanya naje ndabizi waronkumbuye nanjye nari ngukumbuye. Ngaho yambi uyu murimo twatangiye twasanze ababyeyi banye aribo babasha kudutera imbaraga, nubasha kunya ngo umenye ko ababyeyi bawe bazakumbaza. Alright Yusto ranyaga. Yes, nunyanga ati se wa musore ujya kwigisha, wa musore ujya utanga inama ari he? Yes, urakoze cyane. Ndabizi ibyo uvugiye mu mutima ati don't. Yes, hari abantu benshi rero bagiye batandukanye batabashije wenda kukumenya no kugusobanukirwa, wenda aribwo bwa mbere bageze kuri JephGadi TV. Wabasha gutangira utwibwira? Murakoze cyane. First of all, mbaje kwashimira. Congratulations to your 5K subscribers to YouTube. Ako na 50 tuzageraho, by the way. For sure, congratulations. It's a big achievement. Navuga ngo abantu bareba ibyo ukora. Yego. And so keep it up. Mbaje kwashimira mwemwa agerageza kuzamura ijwi. Okay. So banyita Gad Houston. Yego. Ndakeka ngarutse ku kibazo cyawe. Abantuye muri Texas, mu mujyi wa Houston. Ubona natwe gukora ikiganiro. Yego. Yeah, that's all. Yes, urakuze cyane. Uri umwe mu bahanzi bahimbaza Imana binyuze mu bihangano bagenda bakora. Ikibazo cya mbere, uri umwe mu bantu twagiye dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye. Ndatekereza hari ibiganiro byinshi abantu bagiye bakunda. Nk'ikiganiro cya mbere twakoranye ngihe umutwe ugira uti ngo mama yambujije gukundana, ngo nta naba ex ngira. Ikiganiro cya kabiri twakoranye, ariko icyo kiganiro cyo cyarakubabaje sinzi impamvu. Ikiganiro cya kabiri ni cyo twakoranye ni cy'abantu bigeze kugushimira bari gutanga ama comment ati baragushimira. Yes, abandi baragushimira ati bashimishijwe n'uburyo ukunda Imana ugakunda n'igihugu cyawe. Ikiganiro cya gatatu nicyo twakoranye uri kumwe n'uwo bita Ndiyemera. Nagusuje cyane. Abantu bagerageze kuza gusura kuri YouTube channel yawe niyo bita Gadi Houston, babashe kubashyigikira cyane. Nacyo baragikunze, ariko abantu batanze comment zitandukanye zigira ziti ngo ariko ngo mushobora kuba mwamubeshiye ngo ariyemera ngo ntabwo ajya asuhuzanya bitewe naho amaze kugera. Kuba niyemera mwaratsinzwe. Yes. Rero kano kanya twagarutse mu kindi kiganiro. Muri ibyo biganiro byose byagiye bitambuka, ubona hari icyo JephGadi TV yaba yaracontributinze mu muziki wawe ukora umunsi ku munsi? Urumva ufite audience yawe, so kubigukurikirana bakaba bambona right now, bakaba bari kundeba, ni ikintu cyiza cyane. Ndavuga kundeba umva ibyo mvuga nyine atari ukundeba konsa gusa. Aho nshaka kwagaruka kusa gusa. What does that mean? Kuba image bari kureba nyine view right now. Kugira ibyo mvuga. Yego. Yeah, so that's a good. Ubona ari cyo gishobora kuba cyara JephGadi TV yaracontributinze mu muziki wawe nk'umuramyi? Abagukurikirana nabo bashobora kundeba bakankurikira. So
So ubona ari cyo ushobora kuba warakora ibiganiro byinshi ubu bibuke kutarampemba ugomba kuzicara nawe ukitekerezaho ukamemba. Ukora imiziki itandukanye tugenda tunakubona no mu binyamakuru bitandukanye nko mu Nyarwanda, nk'umuhanzi ushaka kugaragara mu Nyarwanda bamwanditse mu binyamakuru wamugiriye inama niye nzira ashobora gucamo kugira ngo abigereho? no gukora of course kugira ngo umuntu agire icyo kuvugaho nuko hari icyo ufite cyo gukora. Yego. Ntabwo umuntu azakuvugaho nta kintu wakoze. Yego. Ugomba gukora and what else, ukiga no kubana n'abantu. Yego. Hari video naherutse ku postinga imwe numvishe bagukoresheje ikiganiro ku ijwi ry'ibyiringiro, radio y'abadiventiste umunsi wa karindwi. Niye experience ushobora kuba warakuye muri kiriya kiganiro cyangwa ni cyo kintu gishobora kuba cyaragufashije nyuma yo gukora iriya interview? So Voice of Praise Radio urabizi nyine ni radio y'abadiventiste umunsi wa karindwi. Kuba rero najya kuri radio y'igihugu bivuga ubutumwa bw'Imana nkaba nanjye nagira ijambo, ni ikintu cyiza cyane. Yego. Kandi mpa agaciro cyane. Abantu benshi bashobora kuba wenda barabikoze ariko ngewe mbereza agaciro cyane kuko ibyo mba mvuga mbona hari umuntu unteze nyine ugutwi. Yego. Uri guhinga cyangwa se uri mu modoka kuko uri kumva ni radio nanjye ntago nkunda kumva ndi mu Rwanda ariko amagambo wavugira nyine ntabwo ujya umenya uwashobora gukiza, which is very important. Yes, thank you so much. Wenda kuri ibyo bintu utubwiye kandi bigufasha, uri umwe mu bantu bakunda ibintu bya politike bigahurirana n'ibintu bijyanye ndetse n'ibintu bijyanye n'umuziki w'Imana. Ibyo bintu ubona bihura ute? Politike, what do you mean? Like amakuru ajyanye n'ibintu by'ubutegetsi bw'isi. Politike iryo jambo rarizi? Oya, wabisobanura? Politike ni leadership kandi ngiye nkunda kuyoborwa. Leadership ukunda kuyoborwa cyangwa ukunda kuyobora? Nkunda kuyoborwa ariko nkayoborwa n'umuntu nyine usobanutse. Iyo adasobanutse bigenda bite? Urukumva mu gutora nanjye mba nagizemo uruhare. Yego. Ugomba guhitamo uko nshaka nyine. Kandi ikindi sinzi politiki what you mean, gusa nyine nkunda igihugu cyanjye Kongo. Yego. Ndi umukongomani. Yego, uratuje cyane kandi ntago tubizi. Ntago nsamara mu buzima busanzwe ariko abantu banze wenda dushobora guhura tugasekana ariko yego hari ibintu mba mfite biri don'ts kuri njyewe nyine ndashobora kuba nakora, abantu benshi bambona batunga n'abakora kuseka. Oh my god. Okay. Reka mpite mboneraho kukubaza ikindi kibazo. Ndabizi icyo kibazo kijyanye n'ibintu bijyanye na politike. Usa nkaho ugikwepye nawe, ndabizi umutima wawe uri kubikubwira ko usa nkaho ugikwepye. Ni nka zihe kirazira zawe ugenderaho nk'umwe mu bantu babaramenyi bari role model ku bantu bamwe ntazi? Nazi. Okay. Good question. My don'ts. Ko ibibazo byose ushobora kubazwa yego si ngombwa cyangwa se abantu bakugiraho si ngombwa ngo bisubize yego biterwe n'abantu nyine abari you know what I'm saying? I got it. hari umuntu I don't know, sinzi umuntu waciye no mugani gusa yaravuze ngo si ngombwa ngo I don't know, iri jambo nyine ntabwo rikunda gukoreshwa mu Kinyarwanda, risoundinze nyine nkaho uri gutukana ukuntu yego si ngombwa ngo imbwa yose ikomoke ngo itere amabuye. Uvuga ngo hari abantu bashobora kuvuga mu buzima busanzwe ukabarika nyine bakavuga ugakomeza inzira yawe nyine. Yego. Stay on your follow your destination. Si ngombwa ko imbwa zose zikomokeye uziteye amabuye. I mean, ulivuze gutyo it sounds so way, but it makes sense. Uramutse ubishize mu buzima busanzwe ukavuga ngo
abantu bose bakuvuzeho si ngombwa ngo ujye ubasubizanya. Ese kano kanya biramutse ubwiye umuntu ukamubwira ati umuntu akakubwira nabi ukamubwira ati si ngombwa ko imbwa zose zikomeke zitera amabuye. Don't use that word. Reka ndivuge ko niryo wakoresheje maze agahita akubwira ati niyo mpamvu ataguteye amabuye. How would you react? I excused myself. I excuse myself for saying that word. Yego. Kubera ko wenda ari abantu bashobora kuba bamurikiye right now. So I can never tell someone that word face to face. You know what I'm saying? Ntago navuga ayo magambo ntabwo ubuhamya ko hari umuntu wabibwiye ndi kumva. Ariko se kuki mbeshyera buri gihe nicyo kibazo mbangira like ubutaha warambeshyeye uratsindwa n'ubu nanone nce ndakwanga. Mama wawe azakumva se? Mama ze nta kibazo rwose. Okay, mama namusuje by the way. Nshaka kubaza ikibazo kigendanye n'uwo mugani gusa nigeze kubyumvana umuntu umwe yarabashije ati uze kugisubizanya ubwenge kubera ko gishobora kugushirisha mu bihano uze kumbabara wenda kwa mvuze utyo wakugira aho kugira ubumugabo umwe mu mbwa 10 naho kugira ngo uba imbwa imwe mu bagabo 10 wahitamo iki? Ikibazo kiri tricky kubona buriya kandi gifitiye igisubizo ngisubije nawe urukumva nyine byaba ari ikibazo. Ntago nyifitiye igisubizo kuko niwo gifite igisubizo kuko niwo kibajijwe. Uvuze ngo ndamutse aho kugira ngo ube umugabo umwe mu mbwa 10 naho kugira ube imbwa imwe mu bagabo 10 wahitamo iki? Cyari byo byose igisubizo ni wahitamo kubimbwa. Why? Man, ndakeka bavuze imbwa ntago bavuze wenda like inyamaswa. Yego. Ariko nyine nta like uburyo twebwe ndavuga wenda muri komite yacu uburyo duheza agaciro imbwa agaciro gak'imbwa ntago wakwifuza kukagira nyine nk'umuntu tu. Yego. Uwo mugani bakunda kuwuca iyo bari kugerageza kuvuga ngo ambwira inshuti zawe nkubwire uri we abugendana nabo. What's wrong with you? What's ibibazo biri kwerekera mbaze ibibazo. Reka twigarukire mu bintu bijyanye n'umuziki wambwiye twari turi ku kintu kijyanye na kirazira ugira cyangwa za don'ts zawe wambwiyemo kimwe ko atari ngombwa like gusubiza ibibazo byose ku bantu. Yego, ariko nyine nanjye mfite don'ts. Muri don'ts zanjye harimo kutagira uruhande mbarizwa mu mugende gukorana ikiganiro nawe. Good. That's good. Good to hear. Yego. Nizo gusa no kudasubiza umuntu uwo ari we wese mu gihe uri kumva bidamekinze sense. Nizo gusa kirazira ugira. N'izindi ntavuga hano nzivuze nyine. Okay. Umwanya watwara ni nyinshi cyane. N'abantu bagufi. Sorry. Excuse me. What about the short people? What do you excuse me? Don't do that. Oke twabasuhuje abantu batandukanye. Oh my god. Okay. Reka tugaruke. Nizeye ko witi wumva zikugira Houston. Karitse zanjye. Yego. Wumva zikugira umuntu uri unique. Nkora ibintu byo nshaka like nkora kenshi ibintu nshaka. Ufunga mutwe. Does have to do gufunga. Ariko urabizi abantu niko bavuga. Bajya babivuga. Nawe urabyumva. Nge ntago myumva babimbwira. Ikintu utandukaneho n'abandi no ubufunga mutwe ugira. Ari byo ibyo uvuze uri kubisa nk'ubisize neza. Sinzi abandi uri kuvuga abari bari kunge ntago like ntago nkunda guciringana n'abantu uri kuvuga ngewe rwose. Bavuga mfanze umutwe. Kuko abantu bakeya ndakeka ko abantu banzi bari bakeya cyane kuruta kubitekereza. So yego icyo ni cyambere. Like ukora ibintu byawe wumva utagendeye ku matwi y'abandi bantu. It doesn't mean ko nta taking an idea from someone. Yego. I can. Yego, but akenshi nyine bafite inzira nyine ngomba kugenderaho nk'umuntu tu. Yego. Yeah. Abenshi bashobora kutabisobanukirwa ariko I don't care to.
niko biba bigomba kugenda mu buzima. Si ngombwa ngo ukore ibintu abantu benshi bashaka cyangwa se bifuza ko wakora, uba ugomba gukora ibintu byo utekereza ko bishobora kuba right. Yes, ni cyo kintu ushobora kugutekereza ni izo quality gusa ugira? Ni nyinshi. Mbwira n'izindi ebyiri. Izindi ebyiri se? Yego. Ntazo mbashe gutekereza right now, gusa I do have some. Utekereza ari iki ahashize hajya hazana mu hazaza? Okay, that's a good question by the way. That's a like the big question if you ask me. Gusa nyine numva kenshi na kenshi abantu bavuga tungo nyine kenshi umuntu nyine wakoze ikintu wahemutse cyangwa utarakoze ibintu byiza. Yego. Muhashize abantu bakunda kubiblowing up muri future. Ubwo rero bipenze attention kenshi na kenshi wenda warahindutse utakiri uwo muntu. You shoye kuri week wenda udafite guhendoringa nk'ibyo bintu bya waciyemo. Yego. Bishobora kukugusha hasi. Yego. Yep. So impamvu nari mbajije icyo kibazo, uri umwe mu bantu nigeze kumva bagize background yo hanze y'itorero, sinzi nimba ubizi, ariko kano kanya ukaba uhagaze neza mu murongo w'iby'Imana. Ese hari ikintu cyashize wakoraga ahashize gishobora kuba kikubangamira hano kano kanya? No, I don't. Gusa numva ko ari buri muntu ari wese. Numvisha amakuru ko wari mu modeling, mu fashions, muhashize kano kanya ukaba uri umuntu like wo mu gospel. Ni ibintu bibiri bisa kuba bitandukanye. Mbabare wenda kuba mbivuze, gusa hari icyo biba bishobora kuba byangiriza kano kanya. No, I think so. So rero reka tumuvinga wenda ku bibazo bitandukanye. Uri umwe mu bantu ba contributinga ibintu byiza mu muziki mu buryo butandukanye. Hari korale uhagarariye bayita Lamie Dipotel, yerutse no gusohora indirimbo nziza cyane kabisa mu mashusho meza ya directinzwe no bita Kobe Production nagusohoje. Ira korale ni korale nziza. Ntabwo ari uko nagakwiye kuyipresenta. Oya. Ahubwo bayita Lumière de porter. Burya mvuze ngo kiramye cyangwa mvuze Rome. Sinzi mbishe bitari gusa. Mvuze ngo Lamie Dipotel. Lemie. Ni nawe. Gusa nyine ifite indirimbo yitwa Isezerano. Yego. Hanze kandi ndakeka ifite n'izindi ziri imbere. Yego. Yenda gusohora kuri YouTube yawo. Jya kuri YouTube wandikemo Lumière de porter. Ubundi urebe indirimbo zabo na kuri subscribe. Yes, ni imwe muri korale nziza irimo abantu baturuka ahantu henshi hatandukanye. Wagize kira gitekerezo ute? Kuko nabwiwe ko ari wo muyobozi wabo, ari nawe wagiye bahuza, which is very interest and very important to our community, kubera ko wafashe urubyiruko under 18. Are you sure? They're under? Because Yes. some are grown. Yeah, no good. Ariko nyine muri korali nta muntu ubuhejwe tu. Umuntu mutoya ya mukuru. Yego. Nasuko. Yego. Yes, n'abantu bagenda baturuka ahantu hatandukanye. Kira gitekerezo wakigize ute? Ese byakoroheye ute kugira ngo? Kira gitekerezo nanga njye wakigize. Yego. Yagizwe n'abantu benshi batandukanye. Ahubwo wenda ngiye nuko I'm part of the idea. Yego. Yeah. So iriya korali rero ni imwe muri korali nziza irimo abantu benshi batandukanye, gusa ariko numvishe ko hari amakuru agenda ayivugwaho ko kugira ngo umuntu yinjire ari wo wacaho kandi hari criterias bagenderaho. I don't think so, because n'abantu benshi baca no ku bandi batandukanye. Yego. So nize criterias rero zisabwa kugira ngo umuntu yinjire muri iriya korali? Ntazo kabisa. Ariko no gusaba kujya muri korali nyine ni criterias bagenderaho numva ari nk'iby'abandi makorali. Yego. Nta like specific. Muri rusange muri nk'abaririmbyi bangahe muri iriya korali? The last time I checked it was 20 something. Yes, kubera iki ari 21 hakaba harimo abahungu babiri, wowe n'undi muntu? I don't think we just had there too many. Abahungu? Yep. No. You're gonna see them like you're gonna see. Yeah, you're gonna see. Muri video twabonye wowe n'undi. Twabonye abantu babiri. It's just one video, isn't it? Yeah, ni video. Yego. So there's many videos that are coming. Yes. Yego. Yep. You're gonna see many. Yego. Ubona ari izihe mbogamizi mugenda muhura nazo kuba muri ahantu hatandukanye?
imbogamizi ntazo. Yego. Ntazo. I feel like imbogamizi twagira nizo abana n'ubundi bari kumwe bashobora kugira. Yego. So ni cyo kintu ushobora kubwira abakunzi ba JephGadi TV bashobora gucontributinga mu izamuka ryanyu ndetse n'imbaraga mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Guys, abantu bakunda JephGadi TV, ndizera yuko muri no kundeba na mushaka kumva icyo ndi kuvuge, nababwira ngo mujye kuri Limia Deporte mukore subscribe. Abashaka kujoininga bajoininge, basaba bisabe. Ni korali nziza, kandi n'abadashoboye kuyijoininga mu joininga andi makorali. Ni byiza guhimbaza no gushima Imana nyine mu buzima busanzwe. Yes, urakoze cyane. Hari video nigeze kubona wakoze iri kuvuga ngo ese gukora ibiganiro kuri JephGadi TV, ubwo ninjye wari uri kubwira ibiganiro byose uri gukora ukabaza umuntu ngo mbese ngo ufite umu ex, ngo ibyo bintu bifasha iki community cyangwa byigisha iki community, wagira icyo bivugaho? Njye nakoze video ze. Yego. Video yahe? Iyo video narayibonye. Njyewe? Hari video nakoze? Yeah. Hey, kuri YouTube. I don't know. Sibinutazi. I don't know. Gusa iyo video ndayifite. Uze kwinyereka. Yego. Ivuga ngo iyo uri kubaza ibintu ngo umuntu ngo numu ex ngo mbese ufite umu ex mu biganiro ngo ushaka kwigisha iki community. I don't know. Ibyo uri kumva se hari icyo bishobora kwigisha? I don't think I have made that video. Gusa nyine. Wenda niba ushaka ko nyimvuga kuri icyo kintu. Yego, kivugaho nta kibazo. Nibyo ushaka? Yego. Okay, ahubwo icyo kintu no kuba narakoze iyo video, I don't think so. Yego. Ujye ubaza ibibazo bizima, okay? Ikintu cyo kubaza abantu ex n'ibiki byo bafite, ibyo ntabwo ari ibibazo byakubaka community. Yes. Kuba umuntu se yaba ex se niki? I don't know. Houston, ufite umu ex? Ufite aba ex? Ex? Abakobwa twakundanye se? Niba ushaka kuvuga. Nta bakobwa twakundanye. What do you mean? Okay, ufite aba ex? I think you know what I mean. Yeah, mu buzima busanzwe umuntu like why iri guseka? Oje ufite aba ex? Yeah. Sawa ko yenda bafite. Ariko ntabwo mfite benshi. Ufite nk'abangahe ugereranyije? Mfite bake bashoboka. Hari icyo bishobora kuba byangiriza like mu buzima bwawe bwa buri munsi mu bijyanye n'urugendo rwawe mu muziki aho guhimbaza Imana? Aba ex? Yego. I don't think so. Who cares? Like, who really cares about my exes? They don't. Okay. Weho bishobora kugiraho ingaruka kubera ko uri umwe mu bantu ndaza kubivuga. I'm so sorry. I'm so sorry. Well, by the way, do you have ex? Do you have ex? Look at you trying to dodge. No. Ariko navuze no. We. Do you have ex? Ntubeshye uri umukristo. Do you have ex? No, navuze ati nta ruhande na rumwe ngomba guhagararamo mu gihe turi gukora n'ikiganiro kubera ko kano kanya bamahagarariye like abakunzi ba JephGadi TV. Abakunzi ba JephGadi TV reka mbabuze. Ex wa Jeff. Ndagusukije cyane. Ex wande? Wa Jeff kandi ndakunda muzi. Wait, what? Ex wande. No, kano kanya mpagarariye abakunzi ba JephGadi TV. Abakunzi ba JephGadi TV mufite aba ex? Barabafite. Are you serious? How do you know? Oh, yeah. Now umukunzi wa JephGadi TV. Yeah, I got it. Okay, icyo nshatse kubaza wenda no kuvuga I'm sorry wenda kuba tuzanye ibyo bintu. Urabona? Wait. Let me ask you a question. Yego. I mean, wambaje ikibazo ariko abantu benshi ntabwo bajya babona uburyo bakubaza ibibazo. Sibyo se? Ushaka kumbaza ibibazo? Reka tuze gukora ikindi kiganiro ari njye uri kubaza none. Just one question. No, Brett, tuze gukora ikindi kiganiro. Yego. I don't think I'm going to make another one. But let me ask you a question. What is your main purpose for your YouTube channel? The main purpose Yep. ni ukubwiriza ubutumwa bw'Imana binyuze mu bitekerezo by'abatumirwa bacu.
ariko naje gusanga urubyiruko rwacu rwose rubasha kutumva ijambo ry'Imana bitewe n'ibyo baba bari gucamo. Urugero, ibintu by'inkundo zitandukanye zidafite gahunda z'urushako. So ni gute ushobora kugira Imana mu mutima wawe uhangayikishijwe n'umuntu wabaje umutima wawe? Ariko iyo nje nka kubaza ufite umu ex, nshobora kubaza se nuwe buryo like nta ingaruka bijya bikugira, wenda ukambwira ntazo, ariko ukaba ushobora gutanga izindi nama zigahindukira icyigisho cy'umuntu uri gustrugglinga kano kanya. Naba ameze neza, zumva ijambo ry'Imana. You got it now. Thank you. Okay. Good. Ngo abantu mubishe. Do you have ex? Why you keep asking me that? No, icyo nshatse kuvuga, Houston, uri umwe mu bantu bakoze cyane, barakora cyane. I feel like kuba nagira ex cyangwa se ntimbagire nta bintu bishobora kugufasha mu bintu byajyanye n'agakiza. Uri sure? Bagukomerekeje umutima, wasohora indirimbo, wajya muri studio ukabishobora, wakwirirwa uryamye. I don't think I'm that bad person ku buryo nyine navuga ngo wananiwe gukora ngewe ikintu nta kigize mu ruhare kugira ngo kibe. Yego. Don't be the main reason kugira ngo nyine ikintu gishobore kuba kibe. Ariko cyakorewe kuri wowe. Ku muntu yambabaza se si ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe, ariko bishobora kudindiza. Bikudindije mu bintu bijyanye n'umuziki, natwe byatudindiza. Ahubwo ntangiye gutekereza ko ari nayo mpamvu umwaka ushize wose warafunze video zigera kuri 7 kuri YouTube, hakaba hari video ebyiri. What does it have to do with my ex? What? I mean, like, kubera ko byose bikorerwa emotionally and mentally. Nimba ari umuntu ushobora kuba warababaje wowe mentally cyangwa emotionally, bitugiraho ingaruka ugashaka I don't think nyine like ni by'abana. Kako n'umuntu akundana akamera akakundana like kera ni by'abana. Listen to me. Ariko gukundana, I believe ko muri 2021 umukobwa twakundanye nyine nicyo gihe duherukanira, ntabwo ni nakonga nongera kundana. Georgia bravo. Georgia yabaye. Kuru sekasi. Uraza kukazira akantu gusa. Inde. Oh yeah, I'm serious. 21 to 2024. We are not 2022. So what's wrong? Okay. I mean, ndabizi uri umwana mubi ukina abakobwa. Kandi ufite no excellence. Don't try to accuse me. I'm a good person. I don't do that. Nicyo gimeruka kandi kubibabwira nyine abantu bagenzi banyu kira. None ko izunchiramo, I'm a pastor. Do you know that? You're trying to push that thing. How many minutes we've talked about exes? Turi kugana ku musozo, uze kumbabara wenda kwa kuri ibyo tuganiyeho, ariko nshirishijemo kandi ibyo uvuze ntabwo ari byo. Guys, nge na Jeff turabana beza. Siko nge turabana beza nuko bambaza ibibazo like ariko mwihangane Jeff nyine. Hari umuntu waba warigeze akubwira ko sometimes ujya ugaragaza like excuse me? Characters. Facial expression, is it? No, like physical appearance, uburyo witwara, like ufite like nka 40% y'uburyo abakobwa bitwara. Nabiganira kugira ngo bimfashe. Ibyo nawe nabiganira. Kandi nabo nasobanura akuganira n'abahe bantu ngemba biba binshaka kuko abantu bamuganira baba ari negative. Nasi ibyo bintu biri negative. Cyo geze mugira inshuti. How can you hear ibyo bintu byose? Guys, igihe gisekeje murakizi se. Houston niwe nshuti yanjye ya mbere ngira. So you negative. Am I negative? You don't know. Okay, Houston. Wenda ikibazo gishobora dushobora gusorezaho ni ibintu bitatu ngiye kuvugaho. Nicyo kintu umuziki ushobora kuba waracontributinze cyangwa ushobora kuba warachanginze mu buzima bwawe. First of all, umuziki umuza n'abantu, which is very important. I like that one. Umuziki gusa, umuziki twebwe dukora gospel. Yego. So gospel rero urukumva uhimbaza Imana, ukagira more relationship nyine n'Imana, sibyo? Yego. Kenshi ushikirana na Yesu rero ni kugenda wibona nyine wowe ubwawe uburyo uhagaze naho n'icyerekezo cyawe. Yego.
ntabwo mvuze ngo ndi umuntu mwiza. I think I talked about this. Ntabwo turi abantu beza. We are not perfect. We're not perfect. Like wanjye